Welcome to this channel. Okay, nge ndi Modeste, ikaze cyane kuri iyi channel. Niba uri mushasha turakwakiriye kandi niba wari wasanzwe kabisa ni ugukomereza aho tu. Okay, uyu munsi rero nifuje ko dusa n'abadeviyeho gato nshaka ko tureba muri Archicad. Ndabizi hari abantu bayitangiye b'abanyeshuri, aba batangiye level 5 nyine biga ubwubatsi, hari n'abandi bantu nyine batari bayiheruka bashaka kwibutsaho gake. Ariyo mpamvu niba ugiye kureba ino video kabisa uyirebe kugera irangiye, kubera ko irimo ibintu byinshi by'ingenzi kandi niba iri n'umutangizi iraza kugufasha cyane kabisa. Ndabizi ko iyi video iraza kugufasha. Ikindi nagusaba, niba utarakoze subscribe, reba hasi aho gato urabona ahantu nyine ho gukora subscribe, uyikore kugira nyine tujye tubana buri munsi muri ibintu by'ama construction softwares. Okay, reka tureke gutinda. Ubundi tugiye kureba basic guides cyangwa se ibintu nyine byagufasha igihe uri gutangira. Okay, reka dutangire. Turaza rero dufungura Archicad nkuko bisanzwe nyine kuyifungura. Turaza dufungura Archicad nkuko bisanzwe, ni ukugenda ukajya kuri icon ya Archicad mu mashini yawe, then ugakora double click. Imaze gukora double click ihita ifunguka gutya. Uretse hano ko haba hariho na Vbox, nashobora customizinga nyine navigator. Okay, murabona kije, then ukayifata ukayizana hano, ni hari ibiri. Then ibwo uku niko workspace ya Archicad ugifungura nyine ihita imera. Iyo bije gutya rero urabona tuno tuntu tuzuminze gato, north, then za east na za west. Bino uraza ugakora control A, geira arrow iri selected ugakora control A, then ugakanda delete. Wamara gukanda delete ugahita uza hano handitse delete viewpoint, then ugakanda hariya handitse ngo delete anyway. Ni ukuvuga ngo bino icyo tuba tubikoreye ni ukugira ngo nyine dutangire project yacu nta kindi kintu na kimwe kiraza kutudeviye. Okay, hano rero ku ruhande rw'iburyo nako rw'ibumoso urahabona box yitwa, iyi box iri hano tuyita toolbars. Ni amatools nyine twifashisha, but harimo amatoolbars group. Iyo ukanze hano kuri design uhita ubona group za toolbar. Urabona ni design group, viewpoint group, document group, then n'aka kantu kano ka arrow na mark nabyo biba muri group imwe yitwa select. Okay, urabona rero ni amatools, ni amagroup ane ya toolbar. Buri group ibigizwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, like this design group ifite wall, column, beam, slam, roof, shell. Ni bya bindi nyine dushobora kwifashisha turi ku designing. Ikindi aha muri select group habamo mark and arrow. Okay, nabyo turaza kubireba mu buryo burambuye. Then tuze hano kuri viewpoint group ibamo ama section, elevation n'ibindi byose muri kubona. Then ukazana hano kuri indi group yitwa document, iyi ibamo dimensions, levels, radial dimension. Ibi byose ni amatools ya document group. Okay, ubwo tumaze kubona ko toolbox kano kantu ko ku ruhande kaba kagizwe n'amagroup ane. Ayo magroup arimo design, viewpoint, document and select group. Cyo ni icyambere dusize mu mutwe. Ikindi tuje hano hejuru murahabona utujambo nyine ngo file, edit, view, design, document, option n'ama teamwork. Biriya ni many bars, nazo ziraza kudufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Noneho hari akandi, iyo ukiritse ku kintu runaka, like hano dukiritse ku rukuta, aka ka box gahise kidisplayinga hano nako karimo ibintu byinshi, tukita info box or information box. Kaba karimo amakuru nyine, like layer, icyo kintu wakiritseho giherereyemo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye turaza kubona. Noneho hano ku ruhande hari ikintu bita navigation, or ni navigation nyine, ni table cyangwa se box wita uko urashaka iri hano. Noneho hano hasi hari status, dushobora kuba twabonamo amascale n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye guhera rero ku kuntu ushobora kuba uri mushasha ukaba ushaka designing inyubako
cyangwa se ikindi kintu wabigenza gute. Icya mbere muzi ko muri design tubanza gusetinga dimension na unit na working unit. Ibyo rero ukuntu tubikora, turaza hano kuri option, wamara gukanda hariya kuri option ukamanuka hano kuri project reference, ukaza ugasetinga units ushaka. Urabona ushobora guhitamo mita cyangwa se murabona ni nyinshi, ugahitamo izo ushaka. Then hano precision cyangwa se decimals, ushobora kuvuga ngo nshaka ko inyuma virgule hazaho umubare umwe ukabitamo kuriya, cyangwa zero, ugakomeza ukamanuka square meter, then ugakomeza ukamanuka cubic meter kubera wahisemo meter, then layout unit, hano naho ukaza ugahitamo meter ugakanda OK. Ni ukuvuga kuriya dusetinze units muri metero. Then turaje dusetinge na dimension, naho turaza kuri option project reference, tuze hano noneho kuri dimension, then aka gatebo numara guhitamo dimension, kano gatebo kameze gutya gahita kaba displayed. Nurangiza dimension nazo ugende ucenginge uko urashaka. Extra accuracy ushobora guhitamo rimwe, then ukaza ugahitamo plain meter, hano hide zero decimals ukabitamo, then ukaza hano ukavuga ko biriya scale cyangwa se fixed, ubundi ugakanda OK. Dimension rero ushobora no kuza hano muri document tools ugakora double click hariya kuri dimension, noneho kagatebo ka dimensions setting ukuntu urazisetinga nyine sorry, then ukuntu urasetinga zino dimension bigahita biba displayed muri aka gatebo. Warangiza ukagenda editing uko ushaka. Urabona ukanze hano, ubwo ni dimension zimeze kuriya cyangwa se zimeze gutya zifite arrow gusa zitagira udukoni. Then ukaza hano, aha murabona by default hazamo 2, but iyo uri gutanga dimension ukabona zabaye ngufi, urongera nyine ukajya hano kuri dimension ugakora double click, then hano ukagenda uhahindura. Urabona ko na pen color dimension test pen, ni ukuvuga na pen na test pen ushobora gukanda hariya ugahindura ukabihereza ibara ushaka, ukavuga uti dimension zanjye zize zisa kuriya. Urabona rero hari utuntu twinshi ugomba kugenda uri guhindura hano, but ntabwo ari ngombwa guhindura ibintu byinshi cyane kugira ngo dimension zibe clear, ahubwo turaza kureba ukuntu turashyiraho dimension. Ni ukuvuga ngo rero iyo umaze gusetinga units and dimension, hari ikindi se? Nta kindi kiba gisigaye uretse kuza ukadesigninga. Designinga rero twifashisha toolbars but in design group. Turaza rero hano muri design, then dufate wenda wall. Urukuta rero by default ntabwo ubuzi ngo rusetinze ku bihe bipimo. Muri kubibona runo ni urukuta, but ntabwo tuzi ngo ni urukuta rw'iki, ngo rukoze muki, ahubwo niyo mpamvu tugiye kumanza tugasetinga rwa rukuta rwacu. Then twamara gusetinga twavuga ngo niba ari amatafari tugiye gukoresha amatafari, niba ari ibyuma tugiye gukoresha ibyuma, niba ari glass tugiye gukoresha glass. Turaza rero hano ku rukuta hari uburyo bubiri. Ushobora gukora double click, then iyi table y'urukuta wall default setting ikaba displayed. Then hano icya mbere umuntu ari gutangira ntabwo akoresha inkuta ziri complex, ahubwo uraza gukoresha hano urukuta ruri basic. Ndakeka biri kugaragara neza. Then wamara kuzana urukuta ruri basic ukaza ugahitamo tuzara kuri generic structure uhakande, then uzihitemo brick. Numara guhitamo brick uze, ndakeka bisa naho biba birangiye. Hano turahaza nyuma turi gushaka kuzisiga amarangi, ahubwo ikindi ni uko thickness hano ushobora guhitamo kubera wasizemo metero ni 0.2. OK, ubundi ukaza hano ugakanda OK. Wamara gukanda OK, nta kindi kiba gisigaye ni ukuza ukadesigninga. Ngo urabona ushobora gufata urukuta kuriya ukaruhereza metero 20, ukandika 20, then ugakanda enter, ukamanuka hano wenda 10, ugatambika hano 20, hano ukazamuka kuriya. Urabona kano kantu gafite metero 10 kuri 20. Ikindi kiba gisigaye rero, tugiye guselectinga runo rukuta, urabona ko ruri grouped. Then gukora ungroup uraza ukaruselectinga kuri tubikoze, then ugakanda Ctrl Shift G. Ubwo dukoze ungroup, dukanze Ctrl Shift G, buri gakuta kabaye kwako.
then iyo umaze gukora control shift G nibyo bigufasha nyine kuba watanga wagaba ibyumba. Urabona kano turagasetinze, then dukanze control shift D tizi to drag copy, wahita ugafata ukakazana hano ukagashyira wenda nko muri metero 10. Okay, nako ushobora kuba wagaselectinga then ugakanda control shift D ukadraginga nyine copy, ukaza ugafata ukaza ukagashyira muri metero zingahe 5. Rero iyo umaze kubikora nta kindi kiba gisigaye uretse kuza ugatriminga utuntu urukumva udashaka. Gutriminga rero ufata control, urabona ndi gukanda control button hano kuri muri iyi keyboard, then namara kuyikanda murabona uko biri guhita biba. Ubwo rero bivuze ko ako ushaka wagenda ukakazana ugashyiraho curseur, then wakora left click kakagenda. Okay, ndakeka rero aha turi kugendana. Then iyo umaze gukora ibintu bimeze gutya, ushobora no kuza ugafata urukuta ukaba ahantu uri kubona nyine ari ngombwa wasesekamo urukuta uko ubishaka. Okay, warangiza ugafata control ugatriminga inkuta nyine ukaba wakora inzu ifite amashape agiye atandukanye. Iyo umaze gukora urukuta rero tumanutse hano gato ushobora kuza kuri column, nayo ushobora gukora double click. Wamara gukora double click urabona uku niko nyine imeze. Umanutse hano muri segment ushobora kuza ukavuga uti column yanjye ifite irabi ingana n'uko urukuta rungana, but ibyo ntabwo aribyo nshaka kureba, ahubwo tuze hano muri model dukande kuri aka kantu, nitumara kugakandaho tuze duhitemo ko column yacu iraba ifite Mosaic blue, ni ukuvuga ngo duhitemo hariya hejuru. Tuza twongere dukande hariya, dukande hano, tuze duhitemo light brown, niyo ndi gushaka, then dukande OK. Umaze gukanda OK uraza muri column nako muri wall yawe ukagenda pastingamo ya column, then iyi column ushobora kuyiselectinga ugakanda kariya kantu ko hagati. Wamara gukanda kariya ko hagati ukagenda ukayipositioninga nyine uko ushaka. Murabona ko column yagiyemo. Ahandi hose ushaka rero uraza column hano iri selected, then yamara kuba selected ukagenda nyine ushyira column aho ushaka. Ubu tugiye kuzishyiramo, nitumara kuzishyiramo turaza tuzipositioning cyangwa se tuzitereke nyine ahantu turi kumva dushaka. Okay, ubwo na hano ushatse wayihashyira, na hano washaka ukayihashyira, naha washaka ukayihashyira. Nta kindi kiba gisigaye uretse kuzuminga, then ugafata arrow tool ukaza ugaselectinga ya column, ugafata kariya kantu ko hagati, then column ukayitereka uko ushaka. Nuko mu kanya turaza kureba ukuntu ushobora kuba wayihereza size zigiye zitandukanye cyangwa se uko ubyifuza bitewe nuko urukuta rwawe rungana. Okay, tuyitereke hariya, then twongere tuze turebe izindi column twakoze. Fatiye tuze tuyitereke hano. Okay, twongere tuzuminge in. Ubwo ndakeka tundi column twose nsa n'uwatugezeho. Aka nako wagaselectinga, then ukaza ukagatereka uko ubishaka. Okay, turakomeje rero. Ubwo tuvuye kuri column tugiye ku nzugi no ku madirisha. Ubwo ni ukuvuga ngo inzugi uraza ugakeka ku rugi, simple click, then iyo hari ikindi kintu ntavuze mu kanya, iyo ukanze wenda kuri wall urabona hahita haza info box y'inzu y'inkuta. Ni information box nyine, ni amakuru ajyanye n'iki n'urukuta. Wakanda kuri column hano kuri info box hejuru hagahita haza amakuru ajyanye n'iki na column, then wakanda kuri beam hagahita haza amakuru ajyanye na beam. Tuzero dukande ku rugi kubera ko tugezeho, then dukore double click. Ikoze double click kuri rwa rugi ya default setting inzugi zihita ziza.
urumva rero murabona hari inzugi zo hanze n'inzugi zamo imbere. Nguru uri simple warushyiramo imbere, then runo urumva ntabwo rwakoramo imbere ni ukurikira hanze. Uraza rero uhitemo urugi wenda n'uruduhisemo, iyo uhisemo urugi uhita ubona ukuntu ruhita rugaragara hano muri 2D cyangwa se muri plan view, then ugakanda OK. Amara kuruhitamo ukaza warutereka ahantu ushaka, ushatse warushyira hano cyangwa se ushatse warushyira aha. Gura ni urugi rwo hanze, then ubwo birarangiye nyine ni radufashe, then tugashaka izindi nzugi ziri simple zamo imbere, naho ni ugukora double click ku rugi ukaza ugafata urugi rumwe ruri simple, then ukaza narwo ukagenda wazishyiramo nyine uko uri kumva ushaka. Na hano ukahashyira urugi. Iyo uri gushyiramo urugi rero kariya gafureshi uri kubona kerekana direction y'uko urugi ruzagenda rufunguka, ibyo wabikora. Then inzugi tumaze kuzishyiramo ukaza kuri window ugakora double click, then wamara gukora double click urabona hano hari ubwoko bw'amadirishya bwinshi, ugahitamo idirishya ushaka, then ugakanda OK. Amara gukanda OK n'amadirishya nyine wagenda uyashyira ahantu uko uri kumva ubishaka. OK, iyo umaze kubishyiramo ushobora kubona idirishya ryabaye rito, ukaza ugakanda arrow hariya ugaselectinga rya dirishya, then ugafata node imwe hariya, idirishya ushobora kugihagarandisa washaka ko ari kwiza n'urukuta. OK, icyo nacyo kiri kumvikana no ku rugi naho wanabikora tu. Ubwo floor plan tumaze kubona ni plan imeze uko. Kano ka column ariko ntabwo karimo neza, ushobora kuza ukagaselectinga ukagaselectinga, then wamara kugaselectinga ukaza ukagaterekamo uko ubyifuza. OK, karimo kuriya nta kibazo, ni ukwiga nyine. Then turaje murabona tumaze kugira ka plan kameze gutya. Iyo umaze kugira plan imeze gutya rero ushatse washyiraho roof, ubona ukuvuga amadirishya n'inzugi byamaze kuzaho, ushatse washyiraho roof. But mbere yuko dushyiraho roof ushatse wayisakara gutya cyangwa se ukaza ukayisakara ukundi kuntu ubishaka. Reka tumanze dufate roof rero. Ubwo uje ugafata roof, tumanze duselecting column tube tuzihidinze kugira turebe n'ukuntu ushobora kuba twahidinga ibintu. Dufate column, duselectinze ikintu hano kiri selected ugakanda control A, ibijyanye nacyo byose cyangwa se niba ari column bihita biba selected. Then kujya mu layer ukanda control L. Wamara kujya mu layer urabona column ni structure bearing, then tuze dukande hano ni uguhidinga nyine, ubundi dukande OK. Na wall ndabona ari mwiza n'inkuta nazo ziragiye, twongere tuhakande hariya tuze dushake ya layer yitwa structure bearing, then dukande ahantu ho kuyerekana nyine, cyangwa tuze dukande control L, tuze hano kuri structure bearing, tuze hano tuyerekane ubundi dukande OK. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye gushyiraho nyine intuza, tugiye gushyiramo ikintu bise roof. Ubwo roof kuyishyiramo manze nkore gutya, iriya column mbe nyikuyeho, then iyi mbe nyikuyeho, ndaza guhidinga roof ubundi nze nshyireho column. But hari n'ukundi kuntu turareba ukuntu ushobora kuba wafata ikintu cyari kiri muri structure bearing ukagikuramo, then nk'inkuta na column nyine tukabitandukanya, ariko turaza kubireba nyuma. Dufate kuriya, then tuze hano dufate roof. Dufate roof, tumara gufata roof murabona info box yarwo yaje kuriya ntari ibi, niturangiza dushyire hano dukore roof nyine cya gisenge gicuritse atari gable roof, cya kindi kimenya ahantu henshi. Uraza ugakirika kuri buri end,
then automatically iyo rishikade ihita generatinga igisenge. Okay, murabona ko igisenge nuko cyaba kimeze. Then hano hejuru muri info box igisenge ni kuriya cyagaragara. Okay, noneho tumanure iyi information box yacu gato hariya. Hano hejuru murabona ko hariho akantu kitwa ngo action center 3D all. Dukande hariya kuri 3D, turangiza tuzuminge. Tumara kuzuminga fate middle mouse, then tuze ukadufate orbit. Tumara gufata orbit turebe mbese muri make ya nyubako yacu yabimeze gute. Mubona nuko yabe kugaragara. Then kino gisenge ushobora kuvuga ati reka nze ngiselecting, warangiza ukaza hano kuri roof ugakanda control A, umara ukanda control A ugakanda control T, ukajya muri setting zacyo, then ugahitamo simple roof hariya, ukaza hano ugahitamo materials. Okay, izo material rero uri kuzihitamo, cyangwa se ushobora no kuza hano muri model ukaza ugahitamo nyine ibintu byo uri kubona birakora igisenge, birakora ibintu bimeze nk'amabati. Roof tire na hano tuza arizo duhitamo roof tires, no tire dutch, choosing biriya, then tuze hano na hano tuze duhitemo aha. Tumara guhitamo hariya muri model dukande OK. Nitumara gukanda OK, urabona ko nyine amabati ahise ahinduka. Then ushobora gukanda escape ugakansalinga command, then ukaza kuri orbit. Murabona ko bya bintu byacu nyine bisanye n'amabati tu. Okay, murabona ko bisanye n'amabati na column zacu twahisemo ni kuriya zimeze. Ni basic, ubundi umuntu nyine yari gushaka kwiga arakomeza agakora research, agakomeza agashakisha ibindi bintu nyine. Noneho aha sinzi niba muri kuhareba neza, hano urabona ko urugi hano ruri hejuru y'itafari. Kugira rero uriya rugi turukure hejuru y'itafari nta kundi turabigenza, turaruselectinga cyangwa se dusubire muri 2D. Tuze hano muri ground floor, then tuze duhitemo door, then dukande control A. Tumara gukanda control A tuze hano kuri siri to story, hariya twandikemo 0. Tumara gushyiramo 0 tuze dukirika ahantu hose dushaka, turangiza twongere dusubire hano muri 3D. Murabona ko urugi rwamanutse nyine hasi. Okay, urugi rwamanutse hasi, dufate orbit. Murabona ko urugi nyine ruhereye aho rugomba gutangirira. Okay, turakomeje. Amadirisha nayo arimo. Ikindi nuko urugi igihe ushaka kurushyiramo hagati mu rukuta, urabona hano rushobora kuba rutereye inyuma. Iyo ushaka kurushyiramo hagati mu rukuta, uraza hano niba urukuta rufite 20, hano ukavuga ngo review to story, ukandika santimetero 5, ubwo ni 0.05, kubera turi gukorera muri metero nyine. Ubwo nyine urugi ruhita rujyamo hagati tu. Idirisha nuko opening zone. Then tuze kuri ibindi bintu biri basic, dusubiye hano muri 2D. Twafata ino roof tukayiselectinga control A, then tugakanda control L, tukaba tuyihidinze hano, roof ikaba igiye. Warangiza ukaza he muri object. Ushobora guselectinga kuriya, warangiza object iri muri interior furniture, niyo layer. Wakora double click, kaza hano gusacinga. Ushobora gusacinga ijambo wenda sofa. Wamara gusacinga sofa, ukaza ugashaka muri sofa. Murabona sofa nyinshi nyine zigiye zitandukanye, then ukaza ugahitamo sofa ushaka. 2D yazo ni iyi nuko imeze. Then hano ziraba ziri projected from 0. Wamara kuziprojectinga floor plan sections,
ubwo ni kuriya kandi na fill color n'aya mabara ushobora kuba yahindura ntizigaragare kuriya nk'icyatsi ugashyiramo amabara ushaka, then wamara kubikora biriya ukaza ugakanda OK nyine. Ubwo iyo ukanze OK kandi hano kuri object hari selected bivuze ko nyine object wagenda ukazishyiramo. Ubwo ukanze control A, ubwo waza ugafata object ukazipositioninga ahantu ushaka. Ushobora no kuvuga ngo hano wenda ni living room, then ukaza usubira hano muri object ugashaka dining, then ugakanda enter. Wamara gushaka ni dining, ni amatabure nyine ni ya meza yo kuriraho, bahitamo ayo ushaka. Urabona uko yagenda agaragara, ushatse wafata anafite akameza kameze kuriya cyangwa ufate kano gafite table ronde, then ugahitamo kuriya ukaza ukavuga uti wenda dining iri hano. OK, arrow ukayiselectinga ukaza ukayishyira ahantu ushaka. Ndakeka ibintu bisa naho biri kugenda byumvikana. Ikindi rero ni slab ni ukuyifata, wamara gufata slab ukaza nayo ukagenda uri kuyishyiraho, wahitamo slab ushaka ukagenda uri kuyishyiraho. nayo turareba ukuntu ushobora kuba wayihindurira modo, then tukagira kuriya. Ubona slab ni iyi uyerekanye muri 3D, ubwo urabona ya slab ni iyi tumaze gushyira hano hasi. Iyi slab rero uraza ukayiselectinga then ugakanda control T ukaja muri default settings zayo ugahitamo simple slab, ukaza muri modo, then wamara kujya muri modo nayo wagenda uyihindurira ukuntu nyine uri kumva ubishaka. Ubwo washakisha akantu ka concrete muri ibi, then wamara kukabona ukagenda uhitamo nyine ibintu ushaka. Wamara kubibona ubwo slab ikaba yaza isa n'ukuntu wabishatse. OK, limestone fine, naha nyine wahitamo material uri kumva ushaka, then ugakanda OK. Ubundi ya slab ikagenda nyine ikaba igasa na za material wari ushaka. Urabona hano ukuntu isanye, nawe nyine wayihindura uko uri kumva ushaka. OK, noneho aha murabona ko naho haje slab. Tuze dusubire hano muri 2D, then tumara gusubira muri 2D tuze kuri slab. Tumara gufata slab ushobora kuyiselectinga, wamara kuyiselectinga ugakanda kuri node imwe kuriya, wamara kuyikandaho ugakanda hano, dono wayi biri kugenda kuriya. But slab tumaze kubona ukuntu ushobora kuba washyiraho. Ikindi kintu kiri basic ni uko nyine izi column nyine ushobora kongera kuza ukazishyiraho, kubera rufu twasanye n'abayihidinze. Izi column waza ukazishyiraho ukagenda ukazipositiona uko ushaka nyine. Arrow ukaza hano ukayipositiona ukayishyira ahantu uri kumva ushaka, ariko biba byiza bikoze nyine wabigize binini kugira ngo umenye ngo uyiteretse he. Niba umaze kuyitereka uraza ugasubira hano muri 3D ukareba ibintu wakoze nyine. Urabona ya column ni uku yabiteretsemo, n'ahandi hose ushobora kugenda ugahita uhatereka amacolumn. Then murabona ko inyubako nyine iri kugenda iza. Ubwo ikindi kintu kiri basic gucenginga material twabibonye, door, curtain, stair, byo turabibona. Roof tumaze kuva hano, 1 2 3 1 2 then 3 4 door and window twabigezeho. Twamaze no kureba ukuntu ushobora gukora
kugurupinga ibintu no gukora group. But njye icyo nashakaga kuvuga ngo reka dukore basic video, but na AutoCAD tugenda ko iya Archicad tugiye kuyikomeza nko dukora AutoCAD kugira ngo buri kamwe tugende tugakurikirana buri point ya hano muri Archicad, kubera ko nabonye ko mu Rwanda nyine nayo bari kuyiga, ntabwo ari ukuvuga ngo iki, mu Rwanda naho bari kuyiga, niyo mpamvu navuze ngo reka nayo ntangire kuyishyiramo imbaraga cyane. Ikindi ni hano kuri Navigator, urabona iyi info box tuyisubije hejuru hariya. Navigator yo ibamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibamo tools zidufasha, reka nabyo mbivugeho gato. Dusubiye hano muri ground floor, tuzuminge in kuri iyi. Tumara kuzuminga, iyi Navigator yo idufasha, tuvuge n'urugero twajya hano muri viewpoint tool, tukaza hano kuri elevation cyangwa section, twarangiza tukava hano tugakora elevation, tukerekana ko dushaka kureba hariya. Ni ukuvuga hano iyi elevation 01 yahise ikoreka, ubwo ihitiza hano muri Navigator nyine niho yishakira. Murabona nyikozeho double click, ni uko elevation imeze, kubera ko AutoCAD na Archicad directly ihita generatinga elevation, ubundi ukareba ibintu byawe ukuntu byari bimeze. Urabona nk'iyi column isa niteretse nabi, ukaba wagira ute, wayicuma nyine ikaza kuri edge neza. Ndakeka rero ubwo hariya naho tuzahingira ku buryo bwimbitse, turebe mbese elevation n'ama section umuntu yabikora gute. Ubundi tuzareba n'ukuntu umuntu ashobora gukoramo zino cutting line, zino zerekana uko urugi rurafunguka, ukuntu wakweditinga zira sofa muri kubona ziri position nko hejuru gato. Then tuzabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano muri Archicad. Tuzabona amarevasiyo, tubona ukuntu ushobora kuba wa printinga kuri master layout na tools za hano muri navigation. Then ndumva video yabaye ndende for me, ndumva narekera hano, ubundi tukazakomerezaho ubutaha. Ndabashimiye rero, kandi ufite n'igitekerezo waza ukagitanga hano muri comment section, kandi nizere ko uko waba waje kose, waba uri mushyashya cyangwa wasanzwe, niba utarakoze subscribe kabisa, kandi ko kanya wagenda ugakora subscribe, then notification nayo ukayigira on, kugira ngo dukoze video igihite kugeraho, nta bintu nyine byo kuvuga ngo uratera gusakisha ibi bintu mu Kinyarwanda. Ndabashimiye rero, see you next time.